nagira ngo mbabwire nyine ko ntabwo batwigeze tugira nubwo twari dufite niba bwari buhari bwarashize. Iyo utotejwe kenshi umuntu akakwirukankana agutoteza agera akakumara ubwoba. Twaratotejwe bihagije, twashize ubwoba. Abashaka u Rwanda kuba nkuko barushaka ntibishoboka. 15 minutes avec Paul Kagame. Ma première question concerne 15 minutes with Paul Kagame. My answer to that has always been and continues to. Iminota 15 na Paul Kagame. Ubwo ni ikibazo Kigurane. RDB maze imyaka ingahe? Myaka 10 renga. Iki? 10. Gusa na uzansanga naje kubaza umuntu ibimureba ku giti cye. Iminota 15 na Paul Kagame ni buri ku cyumweru saa 9 z'umugoroba. Ndabashuhuje kandi mbifurije umunsi mwiza. Mugire umunsi mwiza, mugire ubuzima bwiza bujyanye n'uyu munsi. Twibuka ku nshuro ya 17 kwibohora. Umunsi nk'uyu rero uhora utwibutsa aho tuvuye n'aho tugeze n'aho tugana. Aho tuvuye amateka yacu atwibutsa ni habi ku buryo ntazi niba hari abandi bantu bigize bahaba bahagera nk'uko byagendeye igihugu cyacu. Aho tugeze naho ni heza. Aho tugana hararusha kuba heza. Mbese ni nko kuzamuka umusozi ukomeye muremure ku buryo bigitangira umuntu yarebaga agasanga atazagera hejuru kuri uwo musozi. Ariko aho tugeze haratambika. Aho tugana ni ukumanuka. Ubwo ndabivuga mu buryo bwo kwihuta. Ni muteremuko. Ariko urabizi iyo manuka nabwo bigusaba imbaraga. Ugenda ufunga amaferi kugira ngo utagwa hasi. Ibyo byose ariko icyo nagira ngo mvuge kijyanye n'uyu munsi, kuko kwibohora bivuze kwiha agaciro. Twaharaniye agaciro kacu, ubu turagafite. Urugamba rusigaye ni ugukomeza kwiha agaciro no gukomeza ako dufite.
bisanzwe bizwi ko urugamba nkuru rutoroshye, urugamba rwo kwiha agaciro, urugamba rw'amajyambere, urugamba rwo kugira ngo abanyarwanda bagire umutekano, bagire ubuzima bwiza, bagire ubumenyi, bakore, batere imbere. Ntabwo byoroshye, ntabwo byigize byoroha. Muri urwo rugamba ibyo umuntu ahura nabyo ni byinshi, ariko mu byo twahuye nabyo nagira ngo mvuge ikintu kimwe. Ngira ngo murabizi mu mvugo isanzwe, iyo utotejwe kenshi umuntu akakwirukankana agutoteza, agera akakumara ubwoba. Ugahagarara ugahangana nawe. Abanyarwanda, u Rwanda twaratotejwe bihagije, twashize ubwoba. Usibye ariko ko n'ubundi tutigeze tubugira. Ibyo muhura nabyo byose, ibyo mubona, ibyo mwumva, ibyo u Rwanda ruhura nabyo, iby'imvugo, uko tuvugwa, uko duharabikwa, na bamwe, si benshi, hari abantu bandi benshi batari n'abanyarwanda, b'inshuti z'u Rwanda, bafasha u Rwanda, tubana nabo, dukorana nabo, ibyo turabibashimira. Ariko abandi nagira ngo mbabwire nyine ko ntabwo batwigeze tugira, nubwo twari dufite, niba bwari buhari bwarashize. Imvugo ni imwe, intego ni imwe, ni ukwiha agaciro tukagaharanira bidasubira inyuma. Nagira ngo nshimire abanyarwanda bose ko uru rugamba nta n'umwe utararwitabiriye. Uhereye no ku buhamya twahawe mu mwanya washize. Buriya nabyo byari urugero rw'ukuntu buri munyarwanda wese aho ava akagera yagiye kuri urwo rugamba rwo kwibohora, rwo kubohora u Rwanda, rwo kwiha agaciro. Dukomeze rero dukore, twiha agaciro, ibikorwa bivugira u Rwanda bituvugire, ubwabyo byivugire. Naho abashaka u Rwanda kuba nk'uko barushaka ntibishoboka. U Rwanda ruzaba nk'uko abanyarwanda barushaka. Tugomba kuba
nkuko tubishaka, ntabwo twaba nkuko abandi bashaka ko tuba. Niba hari n'abatwifuriza neza kandi barahari benshi, batwifuriza neza mu byo natwe twifuriza neza. Ni ugufatanya rero, kandi nibyo bijyanye no kwiha agaciro. Uyu munsi nanone twibuka abo bose bagize uruhare runini mu kugira ngo igihugu cyacu, abanyarwanda bose bashobore kwibohora, n'abari barayobye bashobore kugaruka mu nzira nziza ibabereye kandi ibereye abanyarwanda bose. Ku isonga hari ingabo z'igihugu. Izi ngabo mureba hano uyu munsi n'abandi zihagarariye batanze benshi, batanze ubuzima bwabo. Abatakaje ubuzima kuri urwo rugamba, nagira ngo mvuge ko bitapfuye ubusa kandi bitazapfa ubusa. Niyo nshingano rero twese dufite nk'abanyarwanda, kugira ngo uru rugamba rwaduhenze ku buryo bukabije rube rutadupfira ubusa, ahubwo no muri kwa gutotezwa, no muri kwa guharabikwa, no muri kwa kuvugwa uko tutari, tubivanemo kandi duhore tubivanamo imbaraga nyinshi, ahubwo zituma kwiha agaciro birushaho intambwe. Nibwo kwibohoza byaba bidapfuye ubusa. Ndashimira abanyarwanda bose kuri uru rugamba barwitabiriye, nta n'umwe wasigaye inyuma. N'abari basigaye inyuma bagenda bagaruka mu nzira nziza. Bityo rero twishimire ibyiza tumaze kugeraho, duharanire kubikomeza, two kwirara, ahubwo turusheho kureba ibyiza biri imbere dusanga no kubiharanira no kubikorera. Urugamba rusigaye ni ugukomeza kwiha agaciro no gukomeza ako dufite. Urugamba rwo kwiha agaciro, urugamba rw'amajyambere, urugamba rwo kugira ngo abanyarwanda bagire umutekano, bagire ubuzima bwiza, bagire ubumenyi, bakore, batere imbere. 15 minutes avec Paul Kagame. Ma première question concerne 15 minutes with Paul Kagame. My answer to that has always been and continues to. Iminota 15 na Paul Kagame. Ubwo ni ikibazo Kigurane. RDB imaze imyaka ingahe? Imyaka 10 irenga. Iki? 10. Gusa ntawe uzansanga naje kubaza umuntu ibimureba ku giti cye. Iminota 15 na Paul Kagame ni buri ku cyumweru saa 9 z'umugoroba.